Itegeko ry'u Rwanda rigenga abantu n'umuryango rigena ko bagiye gusezerana mu mategeko bahitamo uburyo bazacungamo umutungo wabo, bagahitamo hagati y'ivangamutungo rusange, ivangamutungo w'umuhahano ndetse n'ivanguramutungo risesuye. Habimana Jean de Dieu na Kimana Ernestine bahisemo ivangamutungo muhahano. Numwe mu miryango 20 yari irimo isezeranira mu murenge wa Kagarama mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali. Nibo bonyine basezeranye ubu buryo butari ivangamutungo rusange, ku buryo ndetse byatunguye abari bitabiriye uyu muhango. Banumva nakabuza mwavanga ivangamutungo rusange. Ntiyakubwira ati dusezerane ivangamutungo wenda muhahano. Ari kubifata nkaho atankunda. Kuri bari ko ngo nta cyakabaye gitungurana kuko ari uburyo bumvikanyeho kandi bubanogeye. Uburyo rero ntago bwari bukwiye gutera abantu ubwoba kuko ivangamutungo muhahano hari ibyo umuntu aba afite n'undi akagira ibye, mugatangira mugashaka ibyanyu, noneho bibahuje uko muri babiri. Nekereza ko ari ibintu mwabanje kumvikanaho, ntago rero abantu bagombye kubigiraho ikibazo ngo bumve ko nta rukundo rurimo. Harimo urukundo, ahubwo biterwa n'ikintu mwumvikanyeho kandi mwese mukagihurizaho. Ku ruhande rw'ubuyobozi bavuga ko uburyo bwose ari bwiza mu gihe ababuhisemo bubahiriza ibyo buteganya. Uwo Mutesi Solange ni umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali. Iyo ubwubashye bwose bufite ibyiza, twe dushyigikira amahitamo y'abashyingiranwe. Icyo twe dusaba abantu ni kugira ngo bubahe ibyo bahisemo. Abanyamategeko bo banavuga ko ubu buryo abaturage badakunda guhitamo hari ibyiza bufite, mu gihe nyamara ubu bahitamo ku bwinshi nabwo bushobora kugira ingaruka. Uyu ni Sengoga Christopher unakuriye ishami ry'uburenganzira n'amategeko mu muryango utari wa leta witwa HDI. Iyo bavanguye bafite ubucuruzi, nyuma yafashe kiredi bareba bwa bucuruzi gusa ntibareba ubwabo bombi. Ingaruka bishobora guteza ngira ngo inagaragara cyane muri sosiyete muri iyi minsi nuko imitungo barayivanze agatinya no gukora divorce kuko azi ko imitungo barayigabanya bikarangira bicaye. Amasezerano yo gucunga umutungo hagati y'abagiye kurushinga niyo agena mu buryo bw'amategeko uruhare rwa buri wese kuri uwo mutungo nuko bazawukoresha mu iterambere ry'urugo rwabo. Abahitamo ivangamutungo rusange baba bumvikanye gushyira hamwe umutungo wabo wose, uwimukanwa n'utimukanwa ndetse n'amadeni yabo yose. Bahitamo ivangamutungo w'umuhahano bakaba bumvikanye gushyira hamwe ibyo bazabona bari kumwe ndetse n'ibyo buri wese yazanye igihe cy'ishyingirwa kugira ngo bibe iremezo ry'ibyo bazabona. Ni mu gihe ivanguramutungo risesuye ryo bumvikana gufata neza urugo rwabo ariko buri wese akagumana uburenganzira bwo gukoresha umutungo uko abyifuza. Inosa Habumugisha, Radio Salusi, i Kigali.